wampaye agaciro mana wampaye agaciro narindi mu mibabaro none ndaseka nzakuririmbira nzakubyinira nibutse ineza yawe mana wangiriye. Ubundi njya guhimba ino ndirimbo sinakubwira ngo nagendeye ku buzima bwanjye. Nyine muri iyi si tubaho turi abantu batandukanye, hari abantu baba bifite hari n'abandi batifite, ugasanga hari uhura n'ibigeragezo byinshi kurusha undi. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri Filimiti TV. Nk'uko mubizi njyewe buri munsi ni Musafiri, ariko murabizi buri munsi tuba tubafitiye abavugabutumwa benshi batandukanye, abahanzi n'abandi bafite impano zitandukanye. Rero twongeye kubasuhuza abakunzi bacu aho muri hirya no hino, turabizi mwaba mudukurikiye 5 kuri 5. Nk'uko mubona rero ntabwo ndi njyenyine, uyu munsi hari undi mutumirwa twabazaniye, afite imana idasanzwe aho ari imbere yacu. Ni byinshi abafitiye, mu kanya muraje muramukurikira kandi turabizi neza biri mu manyuri, ibindi araza kubibasobanurira abibibwirira. Mwongeye kwirirwa? Amakuru ni meza. Wowe turi kumwe muri studio za Filimiti TV, watangira wibwira abadukurikiye amazina yawe, uwo uri we? Murakoze, nitwa Louise Uwineza. Louise Uwineza. Yego. Louise Uwineza ukaba uri umuhanzi? Yego. Ukaba uzwi nk'umuhanzi wa gospel, wagiye ugaragara mu ndirimbo zitandukanye za gospel, ariko hakaba hari n'indirimbo ya Sekira wigeze gukora. Yego. Mbere yuko se tujya muri byinshi, uje wibwira abadukurikiye ati ni Uwineza Louise, ariko ntabwo bazi ati ni muntu ki. Hari ababashije kubona indirimbo zawe, aje n'abatarazibona. Watangira gukora mu nganzo ukibwira abadukurikiye mu buryo bwa gihanzi, ubasuhuza nyine mu ndirimbo zimufite, ukabaririmbiraho gake bakumva ko nyine kuri umuhanzi. Yego. Murakoze. Indirimbo ugiye kutunyurizaho ni indirimbo yitwa ngo iki? Wampaye agaciro. Wampaye agaciro. Yego. Indirimbo wahimbye yitwa Wampaye agaciro, byibuze wahimbye nko mu gihe wowe mwaka? Nawihimbye muri 2019, isohora muri 2020. Wahimbye 2019, hashira umwaka w'isohora 2020. Ubashize umwaka umwe indirimbo isohoye. Yego. Okay, none mbere yuko tukubaza byinshi kuri indirimbo, reka tubanze dusabe ku buhanga bw'ibyuma bayituzamurire, ubundi nawe ugendane nawe ituririmbire. Turaza tukubaza byinshi kuri iyi ndirimbo, turagaruka nyuma yaho. Dusabe ku buhanga bw'ibyuma tuzamurire gake. Wampaye agaciro mana wampaye agaciro narindi mu mibabaro none ndaseka nzakuririmbira nzakubyinira nibutse ineza yawe mana wangiriye. Wampaye agaciro mana wampaye agaciro narindi mu mibabaro none ndaseka nzakuririmbira nzakubyinira nibutse ineza yawe mana wangiriye. Hari igihe nari nirebye nabusinzira, nareba hirya no hino nkabona imisozi, ariko Yesu wanjye waranyoboye nambuka neza nta mugayo n'umwe wundiho. Hari igihe nari nirebye nabusinzira, nareba hirya no hino nkabona imisozi, ariko Yesu wanjye waranyoboye nambuka neza nta mugayo n'umwe wundiho. Urakoze cyane. Indirimbo yitwa Wampaye agaciro. Ese ujya kwandika iyi ndirimbo twagiye twuvamo amagambo menshi atandukanye, uvuga ati wampaye agaciro, hari igihe nari nihebye nabuze inzira, ati uraza uranyobora,
ati urumva nyine ko byanze bikunze bisa nkaho hari ibintu byinshi wanyuzemo bitari byiza Imana ibigufashamo. None ujya kwandika iyi ndirimbo ahanini watewe n'iki kugira ngo wicare uvuge ati ngiye guhimba amagambo nk'aya byanze bikunze hari ikintu cyaba cyaraguteye? Ubundi njya guhimba ino ndirimbo sinakubwira ngo nagendeye ku buzima bwanjye. Nyine muri iyi si tubaho turi abantu batandukanye, hari abantu baba bifite, hari n'abandi batifite, ugasanga hari uhura n'ibigeragezo byinshi kurusha undi. Rero nitegereje muri iyi si mbona koko byanze bikunze n'ibintu bijya bibaho mu buzima, kuba umuntu yaba afite ibigeragezo ariko Imana ikaza kumucira inzira. Naho ngaho nabihereho ndavuga ngo byanze bikunze hari umuntu uzayumva ibe yamusubizamo imbaraga, ibe yamufasha. Ntabwo nagendeye kuri njyewe. Ntabwo wagendeye kuri wowe? Yego. Uyihimba igamije guhumuriza abantu bagiye bafite ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Nanabibutsa kugira ngo n'uwo yahaye agaciro yibuke abashe kwishimira. Nawe ushimira Imana ko yaguhaye agaciro? Yego. Ni iki wagendeyeho uvuga yuko wenda byose Imana yaguhaye agaciro, wagendeye nko ku kintu? Ikintu cya mbere navuga nagendeyeho ni byinshi mu buzima, ariko ikintu cya mbere nararebye nibwo nemaje gukora examen mu wa gatatu ngiye mu wa kane. Byari ibintu bigoye, ndarwara, noneho ngeze mu wa kane nari nasabye na section nsaba Imana ngo uno mi section si ngombwa kuyivuga nzashima. Rero yarayimpaye, nibwo natekereje nivuga ngo Imana yampaye agaciro, nekereje ibigeragezo nari ndimo ndwaye ariko ndakora ndatsinda. Utubwiye dukurikije ibyo twagiye tuganira, utubwira ati indirimbo nayihimbye muri 2019 isohora 2020, kandi urongera uravuga ati indirimbo njya kuyihimba nayihimbye nkurikije ukuntu Imana nayisenze nyine iramfasha mu buryo nari ndimo bitanyoroheye, nyine iramfasha mbasha gutsinda examen. Bigaragara ko wayihimbye umaze gukora examen ariko uri kwiga umaze gutsinda. Ese ubu nanone tukivugana uracyari kwiga cyangwa warashoje amashuri? Ndacyari kwiga. Uracyari kwiga. Ugeze mu wa kangahe? Ngeze senior 5. Uri senior 5. Ni ugukomeza gusenga rero Imana ikagufasha. None se Louise, reka dukomeze tuve kuri iyi ndirimbo tukubaze ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ubundi mbere na mbere ujya kwinjira muri uruhando rwa muzika, uvuga ati reka nicare nandike indirimbo ubundi njye muri studio nyikore nsore ubutumwa bwiza bugende bugere ku bantu batandukanye bubashe kubahindura. Ujya kwiyumvamo impano yo kuvuga ati reka njye muri studio, impano yo kuririmbya wayikuye muri korali, ni ku babyeyi wenda waravuze ati warebeye ku babyeyi bawe harimo umubyeyi w'umuhanzi, kuririmba iyi mpano yayikuye ubundi wikomora hehe? Waricaye wumva bikujemo, wagiye uyikura ku ishuri wenda amagurupe wagiye ubamo, ni mu rusengero muri korali, ni ku babyeyi, wayikuye impano y'uburirimbyi? Ubundi iyi mpano sinavuga ngo nayikuye ku babyeyi, ko nta mubyeyi wanjye w'umuhanzi, nta no muri famiye w'umuhanzi. Ni ibintu bindimo kuva kera nkiri mutoya, namwe numva ko nshaka kuba naba umuhanzi, nkahimba n'uturimbo twa kera tw'abana. Ntabwo nigeze rero mvuga ngo uyu nguyu narebeyeho, ni ibintu byanjemo bindimo ahantu narebeyeho. None umaze gusohora iyi ndirimbo niyo ya mbere wahereyeho? Nyuma yaho nta yindi waje gukora nyuma yaho? Hari indi ubundi nabikoreye rimwe ari ebyiri, indi ni iya Sekira, indirimbo y'urukundo. Indi ni Sekira. None mbere yuko tujya kuri iyo ndirimbo ya Sekira, hari akandi nakubaza gato mbere yo kugira dukomeze nyine tuze tukwakira, tubwire no kuri iyo ndirimbo ya Sekira unayituririmbireho abadukurikira babashe kuyumva. Hari ikibazo gito nari nsigaje kukubaza. None se waba uba muri korali byibura cyangwa kuririmba, ijwi ryo kuririmba warikuye hehe cyangwa kuririmba byitoje? Mba muri korali. Uba muri korali? Korali irihe torero? Ubundi nsengera muri Methodiste Libre, gusa korali nyibamo ndi ku ishuri. Uba muri korali yo ku ishuri?
indirimbo se waje gukora bwa kabiri yitwa Uranyura. Okay, none Louise umaze kutubwira yuko ubarizwa muri korali yo ku ishuri ku kigo wigaho. Ese wiga ku kihe kigo igahagana he? Niga mu karere ka Kirehe, ikigo cyitwa Esi Nyarubuye. Iyo korali uririmbamo yitwa iki? Yitwa Amurudodi. Amurudodi. Cyangwa se Urukundo rw'Imana. Iyo korali niyo yabashije kugufasha uyikuriramo kugezana n'isaha ufite ijwi ryo kuba waririmba ukaba waragiye muri studio wakora indirimbo. Ubwo ahanini cyane cyane Imana y'uburirimbyi twavuga yuko wagiye bifashwamo n'iyo korali ari wagiye wigiramo kuririmba. N'izindi zo ku rusengero nyine bisanzwe. Na n'ubu iyo korali uracyayibarizwamo? Yego. Ntacyo wabasuhuza nabo turabizi baragukurikiye wabasuhuza nta kibazo. Ndabasuje. None Louise umaze gukora iyi ndirimbo wampaye agaciro nyuma yaho waje gukora indi ndirimbo yiye kuko watubwiye ko umaze gusohora indirimbo ebyiri indi wakoze yitwa ngo iki ni iyihe? Indi ndirimbo nakoze ni y'urukundo yitwa Uranyura. Ni y'urukundo yitwa Uranyura. Reka noneho dusabe ku buhanga bw'ibyuma nabo bahita uzamuraho gake ubundi uturirimbiraho nayo tubaza kugaruka nyuma tukubazaho ibibazo. Nta kibazo. Hari ijambo nifuza kukubwira mukunzi wanjye nuko unyura mu byo ukora byose mu byo uvuga byose ni mama uranyura mukunzi wanjye ni mama uranyura mukunzi wanjye ni mama uranyura. Ngaho reka twibuke ejo hashize. Ese uribuka duhura bwa mbere? Jyewe nabonye ari bisanzwe ariko nyuma naje kumenya ko ari wowe unyuzuza. Uranyura mukunzi wanjye ni mama uranyura mukunzi wanjye ni mama uranyura. Tugarukira indirimbo abashaka gukomeza kwiyumva yose bayibona ahagana he? Bayibona kuri YouTube channel yanjye. YouTube channel yawe yitwa Louise Uwineza. Bagiye kuri YouTube bakandikamo Louise Uwineza babasha kuzibona izi ndirimbo zawe. Zose ziri kuri YouTube ziragaragara. None se wowe iyi ndirimbo nagiye numva irimo amagambo menshi akomeye atoroshye, aho uvuga ati uranyura, ati duhura bwa mbere nabonye ari ibisanzwe biza kugera nyuma nza kubona bitoroshye ibintu bikomeye cyane. Ese uwo muntu wari kubwira uwo muntu mwaje guhura bwa mbere ubona byoroshye byajya nyuma bikaza gukomera, umukunzi wawe ni umuntu ki? Ni umukunzi waririmbaga, ni story waririmbaga yakubayeho cyangwa yabaye ku nshuti yawe, uyu muntu waririmbaga ni umuntu ki? Ubundi nk'uko nakomeje mbibabwira ntago indirimbo mpimba ziba zinyerekeyeho cyane. N'ubundi ni sosiyete narebyemo mbona ko ni ibintu bishobora kubaho. Hari igihe ushobora guhura n'umuntu utiteze ko yakubera ukomeye cyangwa se w'ingenzi mu mutima wawe, ukabona ari ibintu bisanzwe ariko bikaza kurangira wenda mukundanye. Nicyo kintu narebye, ntabwo nirebeyeho kuko nta mukunzi ngira. Nta mukunzi ugira? Ufite imyaka ingahe? Ndi muto cyane. Yego ntabwo ndi muto cyane bikabije ariko ntawe mfite. Nta mukunzi ufite?
none se umukunzi ni ukuvuga ngo kuba utamufite ni uko wamuguze cyangwa wenda ni uko iby'urukundo udashaka kubijyamo. Kuba udafite umukunzi ni ukuvuga hari benshi badukurikiye, hari abari kuvuga ati ubu niba nta mukunzi afite yaduhana nimero yacu tukamuhamagara. Ni uko umukunzi wamuguze uramukeneye cyangwa wenda ni uko wabaye ubishyize ku ruhande? Ubu ntabwo mukeneye. Ntabwo mukeneye. Ubwo abari badukurikiye bifuza kwaka nimero se bigende bite? Nimero bakureye amaso bafata nomero batagambiriye iby'ubukunzi, ari ukumfasha nkazamuka nkatera imbere, ariko ibindi byo nategereje mbanze nsoze kwiga. Ubwo abari bategereje iby'urukundo n'abandi musanzwe muziranye bari bitonze bategereje nta gihe cyari cyagera. None se Uwineza, umuhanzi byibuza w'umunyarwanda ushobora kuba kwisigira ugende bakavuga ati uyu muhanzi uburyo yandikamo indirimbo, uburyo aririmbamo, buri kimwe cyose umuhanzi kwisikira kabisa, uburyo uvuga ko agufasha kwisikira umuhanzi w'abanyarwanda yaba ari mubi? Ubundi abahanzi bose bo mu Rwanda sinzi ukuntu mbafata, bose mbafata nk'icyitegererezo cyanjye nyine. Ariko cyane cyane umuhanzi uba wiyumvamo ukabona ko ari umuhanzi nyine kuri wowe w'icyitegererezo, uba ati njyewe mu mikorere yanjye byibuze nagendera kuri uyu muhanzi niwe nabwo. Ubundi mu bakobwa Knowless ndamukunda cyane, ibyo akora, uburyo yitwara ndamukunda. Naho mu bahungu ni Israel Mbonyi. Muri Sekira ni Knowless, kandi ku ruhande rw'abakobwa ubwo twajya muri gospel umuhanzi kwisikira ni Israel Mbonyi. Tugana ku musozo, ni nk'ikihe cyifuzo byibuza wabwira abadukurikiye, n'icyifuzo cyawe nyine wumva ufite, cyangwa se ikintu wumva wifuza kugira ngo ukomeze uzamuke muri muzika nyarwanda, ukomeze unabazanire byinshi, ukomeze ubazanire ubundi butumwa bwinshi kandi bwubaka? Icyifuzo nyine mfite, ndifuza ko bamfasha nyine nkagura impano yanjye, nkaba nanjye nagera ku rwego nk'urw'abandi bariho. Icyo cyifuzo mbasaba. Tugana ku musozo, hari ikibazo gito nari nibagiye kukubaza. Bizwi ko mu kintu cyose umuntu yakora, mu byo umuntu agiyemo, nta kintu kitagira imbogamizi cyangwa kitagira risiki. Umaze kwinjira muri muzika nyarwanda, yaba muri izi ndirimbo za Sekira cyangwa se muri gospel, ni izihe mbogamizi wahuye nazo? Sinzi kuko nibwo nyitangira, ariko ntabwo kaburamo. Nimara gusohoza indirimbo byari muri Guma mu Rugo, turi muri vakansi ya corona nyine. Rero twageze ku ishuri haba igitaramo, bansaba ko ndirimba kuko nagezeho nsanga nyine barabimenye, ariko igitaramo ntabwo cyari cy'iby'Imana, hano ngo ndarimba gospel, byabaye ngombwa yuko ndirimba Sekira. Ubwo rero nagiye nyine ndaririmba bisanzwe, ariko haza kubamo ikibazo cyo guhagarikwa mu itorero, bitewe n'uko bitari byemewe kuba twajya imbere ngo turirimbe turi abaririmbyi bo muri korali, ntabwo byari byemewe kuririmba Sekira. Niyo mbogamizi yambayeho, numva ngiye no kubivamo, ariko ndashima Imana yuko yankomeje nihangana nkakomeza uyu murimo nk'uko mbyifuza. None se umaze guhura n'izo mbogamizi, uvuze ko washimye Imana ariko yagufashije kandi ukabikomereza no kugeza mu isaha. Byibuze izo mbogamizi zarakemutse, zavuye ku buryo ubu isaha n'isaha ku ishuri haramutse habaye igitaramo runaka cyo gusoza umwaka cyangwa se n'ikindi runaka wenda cyo kurwanya ihohoterwa, bakakwakira nyine gusubira imbere indirimbo yawe ya Sekira, none ntabwo bagusaba kuririmba indirimbo ya gospel. Iyi ndirimbo ya Sekira uramutse uririmbye, icyo kibazo cyakongera kikabaho cyangwa mwabiganiyeho cyarakemutse? Ubu ngubu nyine twabiganiyeho, barabinyemerera nta kibazo. Kuko n'ubundi nubwo ari Sekira ntabwo irimo ubutumwa bwubaka kandi binarembye, ni ibintu bibaho. Ndakeka nta mpamvu yo kuvuga ngo bakuza kuyiririmba, kuko nta mesaje, nta butumwa bubi burimo muri iyi ndirimbo yawe. Izo nizo mbogamizi wagiye uhura nazo.
Okay, mwakoze kubana natwe ku bakunzi bacu mwari mudukurikiye. Ubaye hari igitekerezo ufite cyangwa se wumva ubufasha ufite wafasha aba bana gusa ko bagiye bafite impano zitandukanye, wabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri WhatsApp kuri iyo telefone uri kubona uyu munsi y'umubyeyi wabo. Turakeka ubufasha wabaha uko bwabungana kose wabugize neza kandi bwabageraho. Iyi mwari muri kumwe no nayindi rero ni Filmit TV, aho tukomeza kugenda tubagezaho impano za benshi zitandukanye, ibiganiro bitandukanye. Tubabwira tuti hari icyifuzo cyangwa se igitekerezo wajya aho munsi muri komenti ukandika icyifuzo cyawe turakibona kandi tukagusubiza. Kandi ku batarakoze subscribe mukande uwo muntu wanditse subscribe ndetse no kwakukazogera muramugize neza cyane. Nta gutaha.